Hello guys, nizere ko mumeze neza abantu mwese tubana ahangaha kuri Big Man Ipa abantu mwese mwakoze subscribe kugira ngo mujye mukurikirana ibintu byacu gatanu kuri gatanu. Ni Eriwine ugarutse kuri uyu munsi ikatumaza hafi nk'imisi igeze mu cyumweru kimwe cyangwa imisi 5 mutatubona ahangaha. Uyu munsi tugiye kubakubita icyo bita umuzingo w'ikiganiro, tugiye kubahereza icyo bita show today. Nizere ko mumeze neza. Ikiganiro ni Showbiz Today, niko bigomba kugenda gatanu kuri gatanu. Dufite ibintu byinshi cyane byo kubahereza uyu munsi, turaza kubatamo ibintu byinshi cyane. Hari ibintu bimaze iminsi trendinga bigenda bibungabunga, ibyo byo tugiye kugenda tugarukaho gatanu ko kandi ahangaha icyambere nuko wizera ko cyangwa ukaba wemera ko cyangwa ko wizi neza ko wakoze subscribe, ubundi tukabara gatanu kuri gatanu. Ikiganiro ni Showbiz Today, ugikora ni Eriwine kuri Big Man Empire. Twongeye twagarutse mu bintu turi buzi kugana hagarukaho hari urukundo rwabaye hit kurusha indirimbo zasohotse muri icyo gihe. Nyine n'urukundo rwabaye mega hit, rwabaye hit byandanje. Urukundo rwa Ben ndetse na Mia nirwo turaza kurugarukaho. Ubungu akanya uwitwa Ben akaba yibereye muri business ze z'akabari, akaba yibereye muri gahunda ze. Uwitwa Mia nawe akaba kiri gutembera ku mihanda ya za Kigali. Akakanya akaba ari mu rukundo n'uwita Kapiteni Regis. Ubungu ibintu bimeze neza cyane. Abakinnyi ba filime mu Rwanda bari kuvuga yuko ibintu bimaze kuba uburyohe, bimaze kuba icyo bita amata n'ubuki, kuko amafaranga araboneka, ibintu byose birinjira gatanu kuri gatanu. Ubwo rero wowe ushaka kwinjira muri industry ya cinema, ubwo urabumva yuko imihanda yaharuwe, ibintu bisigaye bimeze neza cyane. Turaza kwifashisha ikiganiro umunyamakuru witwa Lucky Nizeyimana yakoranye n'abakinnyi bamwe na bamwe ba filime, bakagira icyo batangaza kubijyanye na filime cyangwa kubijyanye n'urugendo rwa cinema aho igeze igira isohoka. Hari filime bita Backstage, twamaze kubona official trailer ariko ntago turabona official videos full, ntago turayibona. Nicyo kintu gisigaye kumenya cyangwa ikintu dusigaje kubona tukamenya ngo ese bimeze bite. Full is full, turebe niba uko bayitweretse muri official trailer ariko igomba kuzaba imeze gatanu kuri gatanu. Uko bigaragara ishobora kuba ari filime yateye ubwoba kandi ndetse filime ya danje. Amakuru hari nuko ngo ishobora no kuzaca kuri Netflix. Yamaze kuba yashora amafaranga mu gihugu cy'u Rwanda, yamaze kuba yavugana n'abasinemaniste mu gihugu cyacu ahangaha cy'u Rwanda ngo barebe uko bajya bafata filime zimwe na zimwe bakazinyuza kuri Netflix. Ibyo ngibyo bikaba bije nyuma yaho u Rwanda rwaba rubaye urwa mbere cyangwa rwabaye urwa nyine muri Afrika kuri filime zabo kugira ngo zijye zica kuri Netflix. Iki cyaba ari cy'umutwe u Rwanda rwarutsinze ibindi bihugu nka Nigeria, Tanzania, Burundi ndetse na Uganda. Abantu bafite abafilime nabo azamuka nyine kizamuka, ariko nka Nigeria yamaze kugerayo. Minumva n'icyo mutwe cyaba u Rwanda rwaba rubatsinze kuko nta filime yabo nimwe iranyura kuri Netflix. Gusa mu Rwanda byaba ari yo shuro ya mbere ko rigiye kugaragara kuri Netflix. Ni urubuga rukomeye cyane, namwe murabizi, urubuga rushobora kuba rucuruza filime zitwa ko zihenze kandi zarebwe n'abantu benshi cyane, yaba Inyamerika, Inyakoreya, Impinde ndetse n'izindi zikomeye cyane mwabashije kuba mwarebesha amaso yanyu. Hari uruhare rwabayemo rwashyizwemo na Netflix. Iyo Netflix rero niyo ishobora kuba igiye kuza gushora amafaranga mu gihugu cy'u Rwanda. Filime yabo ya mbere ikazaba yitwa Backstage, ikazaba ari filime ishobora kuzaba igiye kunyura kuri Netflix. Turakomeza uyu munsi turebe ngo bimeze bite Nyakso Hub. No kuvuga ngo hari ibintu abantu bamwe namwe tujya dukinisha, kuvuga ngo abantu birirwa bakina amasinema cyangwa birirwa bakina amafilime. Ni iki kintu bakuramo gikomeye cyane, kuko birebye usanga abeshi niyo muhuriye mu nzira usanga ari imbwa ziri aho ngaho zigendanye nta kintu zifite, ariko iyo urebye neza, iyo bifashe neza bikubyarira umusaruro. Abeshi duhora twibaza ikibazo kigira kiti, mu Buhinde bagira umukinnyi urenze kurusha abandi.
muri Amerika bakagira umukinnyi urenze kurusha abandi, muri Amerika, muri Korea, mu Bushinwa, nyine buri gihugu kiba gifite cyangwa umukinnyi bavuga ngo ese ninde mukinnyi kugira ngo utumire muri filime yawe, cyangwa kugira ngo approaching kumuzana muri filime yawe, azakina muri filime yawe, ninde mukinnyi ubuhenze mu gihugu runaka. Urumva muri ibyo bihugu hari Hollywood, Bollywood ndetse n'ibindi byinshi cyane umuntu agomba kubazi, ariko mu Rwanda ntabwo turamenya ngo ese ninde mukinnyi, ninde mu actor, ninde mukinnyi nyine, ninde mukinnyi bigoye kuba wakwaproachinga filime yawe, bigoye kuba wamurikira filime ngo abashe kuba yayizamo. Wowe urebesheje amaso urabona ari nkande mu Rwanda waba urenze, nta mukinnyi n'umwe mu Rwanda, so uhitamo ubushaka. Ku giti cyanjye njye nibaza ko yaba ari hagati y'abantu nka babiri uwo bita Tukuwote mumona ari umuntu ukomeye cyane, amaze iminsi myinshi cyane cyangwa amaze igihe kinini cyane muri industry ya cinema. Ubwo sinzi abandi namwe murashyiraho akanyu mutubwire uko ibintu bimeze. Kandi cyane filime nziza mu Rwanda, abanyarwanda bamaze kumenya ubwenge, bamaze kuzamuka mu cyo bita iterambere rya filime, bamaze nyine kugeraho byose biri mu murongo utambika apana guterera. Ngubu ntekereza ko abantu bose basigaye benjoyinga movie z'abanyarwanda kandi zikomeye cyane. Hari filime nabonye ngo yitwa ngo ni Kanyirebe filime nayibonye ejo y'abanyarwanda yitwa ngo ni Kanzemba Rebere, yitwa kandi ngishaka bisaba gukora research. Gusa iyo filime nabonye ikinitse, niyo hano nabonye yuko abanyarwanda bashobora kuba bari mu bantu bari nyine basigaye bazi icyabazanye muri filime, cyangwa basigaye nyine bazi agaciro ko kuba bashora amafaranga yabo muri sinema. Umuhanzi ukizamuka utaye Nice uzwi nka Shiraki Easy, indirimbo ye mu gihe cy'ibyumweru bibiri byonyine nk'umwapcoming yamaze kurebwa na 2,2 na 1,500,000. Urumva yuko ushaka korabo irenze, ushaka korabo nziza cyane, ushaka korabo ya danje, wabwira nde? Wavugana nande? Wavugana na Chris Easy, niyo mwapcoming aza agahita kubita indirimbo iteye ubwoba nk'iriya, akaza ibintu bikaba bimeze fresh sana. Niko bigomba kugenda. Reka nze mbabwire ndi kuyishaka ahangaha, niba yitwa filime yitwa guys, mwitegura igikombe cy'isi kiri hafi, byose nyemba mbitambikamo. Aisha Speed ni umuntu ukomeye cyane, niyo muntu wa mbere nabonye ukora video mu minsi 3 yonyine ikaba ihagaze 20,000,000. Ni umuntu ukomeye cyane Aisha Speed. Filime yitwa Mwene Data nayo ica kuri Miss Nyambo, ikaba imaze gufata intera, dore ko ariyo filime nayo iri mu bintu bimaze kwihuta cyane mu iterambere. N'undi niyo filime ya mbere itagihagarika umuvuduko ibarizwaho. Iyo filime ndayibuze, gusa reka nyikorere research. Gusa ikintu musabwa gukora ni ukugenda namwe mukayira, kuko ni filime nabonye ari nziza cyane. Musaza Aisha nk'umuhanzi kizamuka, ngo ni Baden ni filime nziza cyane, narayibonye ngiye numva ndayikunze, ica kuri Top Line TV, televiziyo yakunze gucisha amafilime akomeye kandi meza. The Secret, iyo bita Behind, yitwa ngo ni Maya, yitwa ngo ni ibintu nk'ibyinshi cya Wise You ego. Iyo filime nayo yitwa ngo ni Baden, icyo bita ni nkuko twavuga ngo ni biki, sinzi wonyine ukuntu twabyita. Gusa iyo filime narayirebye yose ndayisoza, maze kubona ko filime ishobora kuba ari nziza ku kigero cyo hejuru cyane. Namaze kubona ko abanyarwanda bamaze gutera imbere, bamaze kugera kure mu kintu kijyanye na filime. Abantu bamaze kumenya gushora amafaranga muri filime, abantu bamaze kumenya nyine kubyaza umusaruro umwanya muto bafite, Umuhanzi nizo wahoze muri Urban Boys, ubu ngubu utakiri guhanga,
nawe yatangiye kugaruka kwijandika mu bintu bya showbiz, yatangiye kugaruka kwijandika mu bintu byo hanze ngo arebe yuko byagenda neza cyane. Umuhanzi Run Up yasohoye official video y'indirimbo ye ubungubu ikaba iri hanze, wawe wagenda ukayireba ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Ni Eli Wine nanga kuri We Are Family TV show. Nizere ko mumeze neza abantu mwese twabanye kuva dutangiye kugeza dusoje, nizere ko mumeze neza abantu mwese. Mukore subscribe, ubwo abantu mutarayikora ubwo namwe musabwe kuyikora kugira ngo ibintu bigende neza kandi cyane. Ni Eli Wine kuri We Are Family TV show. God bless you, ndabemera kandi cyane.